Craveni Sport TV rero turi gutembera twageze mu gace karimo umugezi wa Menge, umugezi ufite amateka maremare uva mu birunga cyane mu kirunga cya Sabyinyo ndetse na Muhabura. Ahangaha haraguru kameramani agiye kubereka hari vari, navuga ngo ni nk'urugezi cyangwa se vari ni nk'igishanga kivamo ano mazi aba bana bari kwidumbaguza, murabona ko ari neza kandi abantu baza kuhakorera ubukerarugendo bakahogera. Urabona uko abana hari hepfo bameze ahantu bogera. Rero twashishikariza abantu kuba baza kuhatemberera bakaza kureba ukuntu hameze, kuko Menge ni ahantu heza cyane. Rero turababwira amateka ya Menge, uko Menge imeze. Bavuga ko Menge yabayeho ahagana mu kinyejana cya 14 mu bwihindurize bw'ibirunga bya Muhabura ndetse na Sabyinyo ubwo byarukaga, hanyuma rero bikaza gucamo umubande hagati y'uyu mujyi wa Musanze uzamuka ujya mu Kinigi. Ni amazi anyura munsi y'umuhanda wa Musanze mu mujyi ndetse na Cyanika ku mupaka, anyura munsi mu buryo butagaragara, akizurukira hano muri iyi vari. Rero nyuma y'uko ibirunga byarutse bya Sabyinyo na Muhabura asaga mu kinyejana cya 14 nibwo iyi vari yabayeho, haza kuvukamo ano mazi. Ano mazi bayakoresha mu buryo butandukanye, harimo uburyo bwo kuyavomesha bakajya kuyakoresha mu buryo bwo mu rugo, ari ukuza abantu bakayakoramo entertainment nk'uko muri kubona abana bahari mu gihe cy'ibiruhuko baje koga kwishimisha. Hari n'abantu baza kuhakorera trip, kuhatemberera, kuko urabona ni vari irimo ibiti bitandukanye. Hari ubwoko bw'inyoni bugera no kuri 50 nk'uko abahanga mu bushakashatsi bahuzuze 320. Ubyumva ko ni ubwoko bwinshi cyane buhabariza. Nuko rero iki kibaya cyangwa iyi vari yabashije kubungwabunga. Rero nka Craveni Sport TV twaje kugira ngo tubagezeho ayo mateka. Nukuvuga ngo rero ni umugezi, ni vari cyangwa amazi yabayeho bivuye ku bwivumbure bw'ibirunga ubwo byarukaga mu kinyejana cya 14. Urumva ushyize mu mibare imyaka ibatije gushyira. Hakurya hari umusozi bita Ndabirambiwe, naho abantu bajya bawutembereraho. Ni umusozi ufite amateka cyane mu bijyanye n'iyobokamana, abantu bajyanayo ibibazo byabo bakabyereka Imana, bazamuka inshuro 7. Harimo umugabo umwe rero bajya kwita Ndabirambiwe, yazamutse ageze ku nshuro ya 7, Imana itari yamusubiza, aravuga ngo Mana ibi ndabirambiwe. Niho abantu bajyana ibibazo byabo bakagenda bakabihatura kuri uwo musozi wa Ndabirambiwe. Rero iyi vari ya Menge ni vari nziza cyane, hari amazi y'urubogobogo nk'uko mureba. Abantu bamwe barayavoma bakajya kuyatekesha, abandi babogamo. Ni amazi utamenya aho ava cyangwa aturuka. Rero nka Craveni Sport TV twaje kureba aya mazi ya Menge yaje gute. Mumaze kumva ko byavuye ku bwihindurize bw'ibirunga ubwo byarukaga bya Sabyinyo na Muhabura, bikaza gucikamo umubande ari we mubona urimo ino vari, wakuta kijya gusa n'urugezi rwa hariya muri Burera no kuri mu karere ka Burera na Gicumbi, bikora no kuri Uganda. Ni amazi utamenya aturuka, kuko haraguru harimo abantu batuye n'umuhanda ahingukira mu kuzimu. Urumva rero ko indiba yayo iri munsi y'ibirunga bya Muhabura ndetse na Sabyinyo. Musanze rero ni agace karimo ibintu byiza twashishikariza buri muntu wese gutembera akabireba. Harimo ni Menge, umugezi mwiza cyane ubona ko abantu bishimiye kujyamo. Ni amazi atajya yandura, ahora ari urubogobogo. Rero turashishikariza buri muntu wese kuba yaza kuhatembera muri Menge, ukirebera uburyo abantu bakoreramo swimming, abantu bagafata amazi bakajya kuyafurisha cyangwa kuyatekesha, abantu bakahasohokera bakahareba. Hakorerwa ibintu bitandukanye, ubuvumvu, ubworozi bw'inka, farm, abantu bakaza ukabona ko harashimishije. Yes, rero twari tukivuga ku bijyanye n'uyu mugezi wa Menge. Hano ni amazi akozwe nk'ikiyaga, urabona ko ni ikiyaga, ntabwo ajya agabanuka, nta nubwo ajya yiyongera, kabone n'ubwo hagwa imvura ku Menge. Ahora amazi ari ahantu hamwe. Ayo mazi rero akoze nk'ikiyaga ava muri iyi vari muri kureba haraguru, kuko kameramani ari kubibereka. Navuga ngo ni nk'urugezi ku bageze mu karere ka Burera, Gicumbi no ku gice cya Uganda. Ni ahantu hasukuma cyane, ariho habyara no mazi akora ikiyaga. Hano nk'uko muri kubirebamo hano abana bari koga. So tugiye gukomeza rero hariya hepfo. Ibyo mutari muzi ku mugezi wa Menge ni ukuvuga ngo hano biba bimeze nk'ikiyaga, ariko hepfo hahita hasohokamo icyo twakwita nka riva cyangwa umugezi. Uwo mugezi
ugahita ukora ikirometero, iyo ukoze ikirometero ugenda ugahita noneho ubyara amasumo ari byo twita waterfall zigera muri 5. Ibyo byose rero Carolina Sports zirahari kugira ngo ibibereke mubashe kubikurikirana. Reka dukomereze. Yes, rero nk'uko twabibabwiraga, iki ni cyo twakwita nk'ikiyaga cya Mpenge nk'uko kameramani ari kubereka. Ni amazi atagabanuka, ni amazi atiyongera, byose biva muri iriya vali. Noneho rero iyo bigeze hano bihita bitwereka umugezi noneho ari wowe wita mugezi wa Mpenge, ugenda ukiroha mu mugezi munini wa Mukungu. Iyo aya mazi agenze ikirometero kimwe ahita akora ibyo nakwita nka vali zigera muri 5, ahita akora ibyo bita waterfall, amasumo agera muri 5. Kijya ko haguye imvura muri 2005 ikangiza amasumo amwe 2 muri aya 5, ariko muri rusange aya mazi yose ava muri kino cyaga twakwita nk'icyaga cya Mpenge. Ubu akoze uyu mugezi ari ugenda ukisuka muri Mukungu. Hari hakurya tugiye kubereka amazi abaturage bakoresha bo muri kano gace bateka mu rugo, ari byo bintu bigira Mpenge igitangaza cyane. Niho twavuga ko ari amazi meza avamo nayo mu bujyakuzimu, akiburukira hariya abaturage bakabasha kuyavoma, ariyo bajyana mu ngo bakayakoresha ibishoboka. Iyo rero biri hano ubu Mpenge ntabwo iba ikiri ikiyaga cyangwa ikidendezi kuko bakunda kwita Jordan, ahubwo iba yabaye umugezi. Iyo ugenze ikirometero niho ihita ikora bya bintu byitwa amasumo. Kugira ngo amasumo murazi ni ahantu amazi bafite imbaraga y'ibirindura, bigakomereza muri Mukungwa nayo igahereza Nyabarongo. Kwa mwakoze rero ngaya amateka y'uyu mugezi, twavuye ko yakomotse mu birunga bya Kabyinyo na Muhabura, kubwo nyuma y'ukuruka kw'ibyo birunga hasaga mu kinyejana cya 14. So bye bye.